Ndashimye Denisira abandi umwana wa kari mu rugo twavuze turi batanu tuza kuvuga turi batanu mama umwana umwe wa gatanu wari pfura yapfuye yapfuye nazi papa wari twese turanga tugiye duhura family background itari nziza family background imeze ukuntu ariko ntabwo twese tungana muri make twese impamvu duhuriye aha ngaha dufite intego imwe yonyine ariyo gukora cyane gukurikira amasomo no kumva ko tutari hejuru y'abandi iyo byose mu gitondo ukireba muri mira yari ikintu wibonamo ikintu wibonamo rero nicyo nanjye nibonyemo mbere y'ikivuga numvaga ngewe nzatwara n'indege niga ariko kubera ukuntu nakuze nakuriye muri Doband abantu barakimisagara mu mazi nakuriye Doband ntabwo biba byoroshye kubona umwana wa Doband uhagaze muri stage ntabwo biba byoroshye by the way gusa nyine kubera ko chef bahari n'abandi basapotinze kugira ngo ugere kuri urwego na inspiration hanyuma muri Doband nayo ifite amahitamo yo kuba umwana mwiza cyangwa umwana mubi gusa muri ayo mahitamo ntabwo ari njye nashuzinze ahubwo nashuzinze na mama niwe wampaye ibintu byo kuvuga ati ugomba kuba umwana mwiza ukoze ukuriye muri Doband tayari ufite ibintu bine uba ugomba kwiba gucapura amatelefone gusyaga ku biyobyabwenge muri ibyo byose njyewe nakoze ibintu bitatu gusa nasyaze sinzi niba mubizi makuru leta naranyweye bigeze no kumfungura umunsi umwe ku murenge ari tunatari nakoze turi twiza nari namenye paraburize y'imodoka y'abandi koze nyine naparamiraga imodoka muri Nyabugogo muri Feruje bikaba ngombwa ko ncika n'ibisebe kubera ko ubuzima bwacu mu rugo ntabwo bwari bwiza n'igihe twanaburaraga kubera ko mama ntabwo yari afite akazi keza ko nawe ni umuntu w'umuzayi acuruza imyenda y'ibihumbi 5 rero kubona umwana w'ibihumbi 5 gutunga abantu ibihumbi 5 kubitungisha abantu bane ntabwo biba byoroshye muri ubu mujyi wa Kigali ariyo ntabwo biba byoroshye ibihumbi 5 kishyiriza ibihumbi 30 ntabwo biba byoroshye biba ngombwa rero ko mama ahitamo avuga ati kubera imyitwarire mibi nagiye kubonaho ugiye kujya mu cyaro nibwo navuye mu cyaro nangirira ahantu bitaga mu ndaro baramfata banyitaho nubwo bitari fresh cyane gusa ngenda nshimira ku Mana kuko nabo bampaye amahirwe yo kubona abangaba mubona ubu ntabwo nakabaye mu ndembere yayo kubera ko ntabwo ubu kuba mfunzwe cyangwa barangati kubera imyitwarire myiza itari ngewe hanyuma nza kubona umuryango wa Fission Foundation naje gutya nuko namwe mwaza muje kugura cyangwa se nuko mwaba muje gufana mukabona nyine abantu barimo kubyina kumva bikunze ukavuga ati si hano ni gute nanjye biragenda gute nanjye nabona gutya kuri televiziyo ariko nyine kubera ko shira umwana mwiza n'umwana mwiza by the way ni ejo muri make tumufata nka angel twese ko turanga tumufata nka angel twese so twese rero yabonye yumvishije ukuntu tumeze yumva ukuntu umuryango wacu umeze agenda twitaho muri make ibyo nshoboye kubona arabiduhereza imbere mashyi mu imbere mashyi gushimira kandi namwe inama nabagira mu buzima ntuzumve ko utari wenyine ntabwo uri wenyine mu buzima kubera ko ari abantu bameze nk'aba ngaba ariko nabo bavuka mu myaka 1000 ari abantu bameze nk'aba ngaba bafite imitima myiza ishobora kubitaho mukazamuka sibyo si uko mwuka rimwe mwenyine muri akurisi
ari abantu bavukiye gufasha abantu nk'abo, sibyo? Nkatwe twese ntabwo ariko dufite ubuzima bwiza, gusa Shisiba ari muri abo rubonekera muri mwanga muri iki gihugu cy'u Rwanda, sibyo? Utubarire turagushimiye Shisiba. Thank you. biratanga icyizere ko ntacyo muzatuburana. Uyu ni umuntu ukomeye cyane, ni umuhanzikazi, ni umunyabwenge, kandi namwe nzi neza ko ibyo byose mubikunda, kandi namwe ndabemera muri abanyabwenge, muritonda, musa neza, murakurikira. Niyo mpamvu aba yabatekereje agafata umwanya wo kugira ngo aze kubaganiriza, sibyo? Nawe mwasanze mubishoboye? Aha, nabibonye mwahembwe byinshi cyane. Ubwo rero icyo nje kubabwira, iyo winjiye mu murimo uwo ari wo wose ugiyemo, uwo muri abanyeshuri afite akazi akora, mfite akazi nkora, ukagakora neza, ukakanoza, karagutunga, kagatunga igihugu, kagatunga n'isi muri rusange, sibyo? Discipline mukayishyira imbere, icyo cyabahagurukije kugira ngo baze kubaganiriza babanezeze. Ni nayo mpamvu rero igihe cyose mwese mu ngo zanyu, iwanyu naho muri no mukora ibiririmba n'umuganira. The next you. Yeah, he's amazing. He's inspired me. Arabyina, ashaka kuba businessman, everything. Ndi kuvuga uyu muhungu